rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri, ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yatangaje ko abanyeshuri biga bacumbikiwe mu bigo bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 bazatangira kujya ku ishuri. NESA yatangaje ibyiciro bine abanyeshuri bazajya bagenderaho bagiye ku mashuri. Ubwo twatangiye n'icyiciro cya mbere kuwa gatanu ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Ruhango, Gisagara, Musanze, Ngoma na Kirehe bazajya ku mashuri ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Kuwa gatandatu ku itariki 6 z'ukwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyanza, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Rulindo, Gakenke bazatangira kujya ku ishuri ku itariki zisanga 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2026. Rwamagana, Kayonza nabo bazajya ku ishuri ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2026. Ku cyumweru ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2026. Huye, Kamonyi, Karongi na Rutsiro, Gicumbi, Nyagatare, Gatsibo bazajya ku mashuri ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Bivuze ngo nibwo abanyeshuri bazajya ku ishuri. Abanyeshuri bazagenda ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 hazaba ari kuwa mbere, ari nabwo abanyeshuri bazaba barangije kugenda. Muhanga, Nyaruguru, Rusizi na Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Bivuze ngo abo nibo banyeshuri bazagenda bwa nyuma ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Munyeshuri, mubyeyi wumvise igihe NESA yasohoye abanyeshuri igihe bazatangirira kujya ku bigo. N'incamake y'amakuru nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ngo iri ni itangazo rya NESA ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese muri rusange, ndetse iriya yari incamake narimbanyuriyemo, ndaje mbaramburire mu buryo burambuye. Bivuze ngo abanyeshuri biga bacumbikiwe bazatangira kujya ku mashuri ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Irindi tangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda NESA yahise isohora nyuma, no kuvuga ngo abanyeshuri mwese mwahawe buruse za leta. Bivuze ngo utarahinduje segisiyo ngo nahinduze ikigo yabikora nonanga, kubera ko guhera ku itariki 5 abanyeshuri bazatangira kujya ku ishuri ntago bizaba bikunda. Bivuze ngo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 ntago uzahindura segisiyo cyangwa ngo uhindure ikigo bikunde. Bivuze ngo fata ya mbere uhindure ikigo. Ngiye kubwira abanyeshuri igihe bazasubirira ku ishuri kugira ngo babe bitegura. Bivuze ngo ikigo gishinzwe uburezi, ubugenzuzi bw'abanyeshuri, ibizamini by'abanyeshuri NESA yasohoye igihe abanyeshuri bazagira ku ishuri, ndetse Minisitiri w'uburezi mu Rwanda nawe akaba yasohoye ingengabihe y'amashuri 2025 na 2026. Bivuze ngo rero turaza kubikomozaho cyangwa turaza kubivugaho. Reka tubanze abantu batumvise igihe abanyeshuri bazagira ku ishuri, reka dutangire tubabwire igihe bazasubirira ku mashuri. Kuwa gatanu ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Ruhango, Gisagara, Musanze, Ngoma na Kirehe bazajya ku mashuri ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2026. Kuwa gatandatu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyanza, Nyamagabe, Nyabihu, Rusizi, Rulindo, Gakenke, Rwamagana, Kayonza bazaza ku mashuri ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2026. Ku cyumweru ku itariki 7 z'ukwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Huye na Kamonyi, Karongi, Rutsiro, Gicumbi, Nyagatare, Gatsibo bazaza ku mashuri ku itariki zisanga 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2026. Kuwa mbere ari wo munsi wa nyuma abanyeshuri bazatangirira kuza ku mashuri ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro ndetse na Burera. Bivuze ngo aba banyeshuri nibo bazaba abanyuma kuza ku ishuri. Bisobanuye ko rero umuntu wese wumvishe izi route NESA yashyizeho ibihe bine cyangwa ibyiciro bine abanyeshuri bazajya bagira ku bigo. Babyeyi barezi ibi bintu mu byumve kandi mu bizirikane ko abanyeshuri
abanyeshuri ndavuga abarimu muzatangire kwitegura abanyeshuri ku itariki 5 ndetse cyane cyane abiga bacumbikiwe mutangire mwitegure n'amasomo mubigisha mwitegure nyine n'ingamba zishyashya mugiye kugarukana ku ishuri gutsindisha abana nese kongera kwibutsa ababyeyi kugurira ibikoresho byuzuye kugira ngo abo bana baze ku mashuri bameze neza nta kibazo cy'ibikoresho bafite kubadodeshereza uniform zishyashya n'imbizo bari bafite zishaje bivuze ngo ibyo birihutirwa. Minisitiri w'uburezi mu Rwanda yasohoye ingengabihe y'umwaka w'ibihumbi 2025 n'ingengabihe y'umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo yashyize hanze ko abanyeshuri basanga 60 bazajya kwiga muri Turukiya harimo 15 baziga indimi zitandukanye ubukerarugendo ubuvuzi seyasi n'izindi segisiyo zitandukanye ko tayari nabo bazatangira gufata ruteme ikirere mwino minsi bakazerekera mu gihugu cya Turukiya bakajya kwiga ubwo bazahabwa impamyabumenyi ya masters. Bisobanuye ko Ronesa nayo ihita ishyira itangazo hanze naryo ryihutirwa yaje rikura andi matangazo yose ku ruhande. Nesa atangaje ko ibiciro by'abanyeshuri ndavuga amafaranga abanyeshuri biga kuva mu wa 5 kugera mu wa 6 segonderi ubwo ndahera mu wa 1 segonderi kugera mu wa 6 segonderi senior 1 senior 2 senior 3 senior 5 bivuze ngo abanyeshuri amafaranga bishyuraga nago yigize ahinduka amafaranga ari cyari yayandi ibintu nibihinduka bazabamenyesha nagabanuka cyangwa akiyongera kongera kwibutsa ababyeyi bafite abana batari mu mashuri kuba abana mwabasubiza mu mashuri bakaza bakigana n'abandi buriya ngo umwana aba ari uw'igihugu. Niyo mpamvu Nesa yibutsa ababyeyi bafite abana nimba abo babyeyi nta bushobozi bafite nibafati ya mbere bazane aba bana ku mashuri basobanuye diregiteri w'ikigo ndetse azabibafashamo kugira ngo bano bana bige bo gusigara mu iterambere. Abo bana nibo Rwanda rw'ejo bazaza nibo bazavamo abaminisitiri abayobozi abarimu abaganga ndetse aba bana n'ab'igihugu. Bisobanuye ko rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka tugaruke mu mashuri matonya ndavuga primaire mu wa 1 mu wa 2 mu wa 3 mu wa 4 turafungira aho ngaho aho amasomo yahindutse kwa bano banyeshuri hiyongereyeho andi masomo azajya nyuma y'ibindi byose. Bivuze ngo abana bagiye gutangira kujya biga icyongereza bakibahate ku buryo ku kigo bazajya bavuga icyongereza gusa bidakuyeho yuko ari ku Kinyarwanda bazajya bakivuga. Bivuze ngo icyongereza bazajya bakivuga. Bivuze ngo segisiyo y'icyongereza izajya iza mbere buriya nago mu mashuri mato y'abayiga segisiyo mashuri mato bayita English icyongereza igifaransa igiswahili gutyo social studies science nyine nuko nguko bo babivuga nago bavuga ngo